Katumushimire n'amagambo yacu. Ndagira ngo nkwibutse ko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Wizeye Kristo warababariwe. Ushobora kuba ufite intege nkeya ariko uri umwana w'Imana. Uwavutse ni ukura, akaga kaba kuba taravuka, kuba taramwemera. Reka ufata akanya gatoya umushimire ko yagukuyeho urubanza rw'iteka, umushimire ko wababariwe, umusabe kuba muri iri tsinda ry'abantu badasubira inyuma. Umubwira ngo Mwuka Wera ongera ume guhanga amaso Kristo, ongera ume gukomeza kumwizera, ongera ume kutamukuraho amaso. Sindi wo kugabanukirwa, sindi wo kumukuraho amaso, sindi wo kubihirwa mu rugendo. Umuntu ashobora kudasubira mu byaha ariko akabaho yarakanyaraye, yarabihiwe mu gihe atakaje umunezero w'agakiza. Ndagushimira Data, wewe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, wewe waduhaye umwana wawe, wewe watwimuye. Ijambo ryawe rirambwira ngo wankuye mu bwami bw'umwijima unjyana mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Ntago transfer wayikoze igice, ntago watangiye ngo bigarukirize hagati. Wewe wamaye Kristo, ntacyo unyimana nawe, niko ijambo ryawe rimbwira. Urakoze kubw'amaraso yanyinjije mu isezerano rishya, ngo ntateka abari muri Kristo Yesu bazacirwaho. Ibyo byaduhinduye ubwoko butavumika, ubwoko Satani ataconshomera, ngo nubwo arimo azenguruka yivuga nk'intare ashaka aba yaconshomera, ariko turi ubwoko budaconcomerwa kubw'ikimenyetso cy'amaraso, kubw'ikimenyetso cya Mwuka Wera twahaweho nk'ingwate. Turasenzenya guhora ku ngoma ngo abana bawe bari bacogojwe n'ibihe ubongera imbaraga, ububake rwose. Wewe watwubatse ukatwubaka mu byiringiro. Abera bakomereye muri wowe uyu munsi bubatswe nawe, si kubw'amasengesho menshi, si kubwo gukiranuka. Abera batubanjirije yo intwari zo kwizera. Dusoma mu ijambo ryawe mu Baheburayo 11 ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayivamo, ntiyari ikwiriye ko bayibamo kuko barayirutaga cyane. Ngo bari bafite n'amahirwe yo gusubira mu bihugu bavuyemo, gusubira mu byaho bavuye, ngo ariko ayo mahirwe ntibayakoresheje kuko bari batumbiriye gakondo, igihugu kiruta ibindi. Amaso y'abera kongera kukubona kugira ngo ibidafite umumaro bahabwe imbaraga zo kubirenga no kubisuzuguranya guhora ku ngoma. Nturi umuntu ngo ubeshye, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ibyo uvugura bikora, ibyo dusoma mu ijambo ryawe ni ukuri. Wowe wabanye n'abera uracyari kumwe natwe, wowe wabanye n'intwari zo kwizera zatubanjirije uracyari kumwe natwe. Ndahamya ubwizerwe bwawe mu myaka mike yamaze ngendana nawe. Ndavuga kuri uwo kwizerwa ntabwo ubeshya, no mu nzira tutumva tutareba imbere, ari mu mwijima mwinshi duterera imisozi igoye, ariko uri uwo kwizerwa kuko iteka urangira utsinze, iteka birangirira mu mashimwe n'ubuhamya. Uri uwo kwizerwa nyaguhora ku ngoma, uri uwo kwizerwa. Ntiturabo gusubira inyuma ngo turimbuke, ntiturabo gusubira inyuma ngo turimbuke. Dufite ibyiringiro, ibyiringiro ko tutazakorwa n'isoni z'ikintu cyose. Gutinda gusubizwa kwe ntibizamukoza isoni, bizamubera ubuhamya, bizamubera inkomezi. Ntituzakorwa n'isoni z'ikintu cyose. Wowe utarakojeje nyina wa Samweli isoni, ntuzakoza isoni abagore bagutegereje. Wowe utarakojeje Sara isoni akecuye, ntuzakoza isoni abagore bakwizeye. Wowe wabanye na Aburahamu ugasohoza ibyo wamuvuzeho, yaragukurikiye kubwo kukwizera, atazi aho umugana. Ntuzabeshya abera bagukurikira. Twubake mu mitima yacu kugira ngo dukomeze kugera ikirenge mu cyawe. Uvura imitima yacu aharwaye, uvura ahadasa nawe muri twe. Uhavure mwana wawe, uhavure. Abakobwa kugutegereza, abahungu, abagore n'abagabo kugutegereza, abo wahamagaye kugutegereza kuko utabeshya. Uri umunyakuri, uzuvugura bikora. Uri umunyakuri. Ntago yahanika arongera watangirira kubeshya, ntago kuri twebwe ari wahera kubeshya. Uzuvugura bikora. Kandi imyaka tumaze tugendana nawe hari ibyo wavuze, bukiye tubona warabikoze, tutazi naho byavuye, tutazi nuko byagenze. Mutima wanjye uragushima, mutima wanjye urakwizeye, mutima wanjye urakurata. Nzavuga hose yukugira neza, nzavuguruza bakuvuga nabi kuko ntubeshya, ntuhemuka,
utandukanye natwe abana b'abantu, turagambirira ejo bikatunanira, ariko uri ukwizerwa. Uri kwizerwa n'igihe amaso yanjye atabireba, uri kwizerwa n'igihe umutima wanjye utabishyikira. Ni kuri, uri kwizerwa, uri umunyakuri, uri umunyakuri. Hari abacogoye, uri umunyakuri. Hari abagukoreye bwacya bakananirwa, uri umunyakuri. Hari abagabo twareberagaho bwacya bakananirwa, uri umunyakuri. Hari abagore bavuze ubutumwa bwacya bikabananira, uhora uri umunyakuri. Uhora uri umunyakuri. Twakize cyangwa twakennye, uri umunyakuri. Ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya. Ntugereranywa n'umuntu n'umwe wa hano ku isi. Mu isi hari abantu bifura, hari abagizi ba neza, hari abantu bo kwizerwa, ariko bose urabasumba. Uzuye kugira neza n'imbabazi. Cyangwa ugakora ku maso y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, bakakumenya, bakakubona. Umuntu yakwizera gute utamusogongejeho? Umuntu yakwizera gute utamwiyeretse? Umuntu yakwemera gute ibyo tuvuga? Umugani wa Yesaya wavuze ngo ninde wizeye ibyo twumvise? Ninde wizeye wa reports? Ariko wowe wasanze mu icukiro, wowe wadusanze mu byaha ukatwiyereka. Ni ukuri uziyereka abahungu n'abakobwa, kuko utarobanura ko butoni, kuko utabeshya. Data umugisha ubwoko bwawe, ubiyereke, ubahindura abadasubira inyuma, ubahindura abadacogora, ubahindura abaguhanga amaso. Abashyize amaso ku bantu ubahindukize kubw'imbabazi zawe, wongere ubireherezeho. Abashyize amaso ku bibariza wongere ubahe kubura amaso no kureba wowe. Abari bageze aho bakwita umuhemu kubwo kunanirwa, wongere ubegure kubw'imbabazi zawe zitarondoreka. Abavuga ngo gusenga no kudasenga birasa, ngo Imana ikora ibyo ishaka kuko imitima yabo yarashwe, wongere ubegure, ubumvishe imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Abategereje ingororano ku bantu, wongere ubereke ubwizerwe bwawe n'uburyo ibihembo byawe bitandukanye n'ibihembo by'abantu. Umuntu yaguha akanya, akaguha agaposte, akakwicaza ahantu, ariko bwacya agapfa. Mana, reka ntitukugereranye n'abatugirira neza, reka ntitukugereranye n'abaduha amafaranga, reka ntitukugereranye n'abaduha ibyubahiro, reka ntitugushyire kuri urwo rwego. Turakwizeye. Ndavuga umugisha ku gihugu cyacu. Iki gihugu giha umugisha, iki gihugu giha amahoro, iki gihugu kiyoborwe nawe. Tugusabye imbabazi ku byaha byose dukorera kuri ubu butaka. Tubabarire, tugirire imbabazi, tubabarire Mwami. Duhagaze mu cyuho cya bene wacu, tugusaba imbabazi. Uwo twaba twarenganyirije kuri ubu butaka, usambanye bikorerwa ku butaka bw'u Rwanda, byaha byose no kugusuzugura no kugutera umugongo, kwimuka izindi mana zitari Imana y'ukuri, se umwami wacu Yesu Kristo, utubabarire. Turebere mu mbabazi zawe, maraso ya Yesu atwuhagire, maze utugirire ubuntu, udukize, utwongera abakizwa nyaguhora ku ngoma, kandi uduhe kukubaha no kukubahisha, kugira ngo tudatukisha izina ryawe mu batakuzi. Niba tubona Mwami, bibatere kukumenya. Tumaremwe intege nkeya zatuma bakerensa izina ryawe, bakavuga ngo byose ni kimwe. Tumaremwe intege nkeya, tuguhagarare uko bikwiriye. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe baje mu nzu yawe, umugisha abadukurikira online, umugisha abakora imirimo itandukanye Mwami, kugira ngo hahoreho umuriro wawe kuri iki gicaniro. Ubaha umugisha, subize gusenga kwabo. Umugisha abatanga amafaranga yabo, batanga amaturo yabo n'ibya 10. Ubaha umugisha abigomwe ibyabo bakakubahisha ubutunzi bwabo. Ubaha umugisha abataramenya gutanga, ubibigishe. Abatabibonye babishakaga, ubakingurira imiryango Mwami, babone ibyo bakora, batunga imiryango yabo, kandi bagukorere baguwe neza. Urakoze nyaguhora ku ngoma, uduhe kuba bizerwa muri bikeya, kugira ngo we wongeraho ibindi, usange turabizerwa muri ibyo bike, maze utwongera ibindi, kuko byose biva mu kiganza cyawe. Wakoze kuzana aba bahungu n'abakobwa, wakoze kuturinda nyaguhora ku ngoma, ukadukura hirya no hino, ukaduha inyota mu mitima yacu yo kuba mu nzu yawe. Ibiturwanya n'ibitubuza kuhaba ntibigira umubare, ariko wakoze kubana natwe. Urakoze, tuguhaye icyubahiro. Turagusabye rero Mwuka Wera, ngo uze wongere uduhishurire Kristo.
amagambo dusoma dushobora kuba twaragiye tuyasoma, twaranayumvise, twarayisomeye ubwacu, barayatwigishije se, ariko ndakwinginze Mwuka Wera ngo umpishurire Kristo. Ngewe uvuga ume kumenya Kristo birushijeho, abo mbwira ubwoko bwawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe bamumenye, ubimenyekanishe Kristo. Ntabwo amagambo yanjye yaba atondetse neza yajemo ubwenge n'ubuhanga, yaba atondetse nabi mu buryo bwa giswa, nta muntu yafasha, nta n'umuntu yakiza, ariko wayakoresha nk'ibikoresho wowe ukayacamo, ukagira umutima wihishurira, ukishurira umutima w'umugabo, w'umugore, umutoya n'ukuze, ukishurira imitima yabo, kuko iyo umuntu yakubonye aba yakubonye. Ni ukuri ubuzima burahinduka, arusha imbaraga iby'iyi si, ashyirwa hejuru ibi byamurwanyaga, ahabwa amaso yo kukubona kandi agituye muri iyi si, amenya neza ko ibyo yiringizwa nawe wamuhamagaye ari iby'ukuri atari amagambo, bimuhindukira imbaraga. Ngwino twihishurire mukunzi mwiza, ngwino twihishurire, ngwino ubane natwe, ngwino twigishe iby'uru rugendo, ngwino wongere tumenyeshe ubwizerwe bwawe, ngwino tubwire ko utabeshya, ko atari igipindi, ko atari amagambo, ngwino ubyandike mu ndiba z'imitima yacu, ngwino tugwirize imbaraga zo kukubaha no kukubahisha mu minsi udutije. Tuguhaye icyubahiro, ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Twari mu cyumweru cy'amasengesho, Imana ishimwe ku babishoboye bakagira umwanya wo gusenga no kwiyiriza. Haleluya. Imana ishimwe ku basenze batashoboye kwiyiriza, ariko byibuze abana senze. Muzi yuko iyo tubivuze hano ku cyumweru hari abantu babiheruka turi hano, bakabiheruka mu itangazo, icyumweru kikagenda nk'ibindi byumweru byose. Imana ikubabarire. Ndavuze ngo Imana ikubabarire. Ni akaga kutamenya igihe cyawe cyo kugendererwamo, kuko ibihe byo kugendererwa ntibihoraho. Haleluya. Imana yiyeretse Mose mu gihuru cyaka umuriro, hanyuma ariko ntiyavuga, ariko ikurura attention ye cyangwa ikurura kubyitaho kwe, yaka mu gihuru, igihuru kidakongoka. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo Mose akebukishwa no kureba ibibaye, ngo Imana ibonye ko akebutse kugira ngo arebe ibibaye, noneho iravuga. Haleluya. Ni akaga rero kumva hari itangazo, hari ibintu bidukangurira kwegera Imana, ukajya ugira ngo siwe babwiye. Imana iturinde kandi bidukize. Haleluya. Nyine abari hano ni nabo tubwira mwihangane, kandi ubwo wenda birareba ahubwo abadahari, ariko kuko ari twe duhari ni byiza ko dukangurana. Ni ukuri neza y'abantu igarukira bugufi, biba ari akaga guhanga amaso umuntu. Ndamutse nanakuzamuye nakugezaho amaboko yanjye agarukira, kandi nayo ni magufi, kandi amaboko yanjye agarukira ajya ananurwa. Ni ukuvuga ngo niba ari njye wagushyize hano hejuru, ninanirwa tuzagwana hasi, ariko kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Nibyo birama. Niyo mpamvu dukwiriye guhanga Imana amaso yonyine, ikazakoresha bizashaka gukoresha. Haleluya. Uburyo duhanga Imana amaso rero si ubundi, twiga ururimi rwayo, tukiga ibyo ivuga n'ibyo ikunda, tukitoza kubigenderamo. Hamwe hantu duhurira n'Imana ni mu gusenga, kandi gusenga byahawe abantu bose. Si ngombwa ngo usenge nk'uko unsenga, si na ngombwa nanjye ngo nsenge nk'uko usenga, ariko umuntu wese yasenga. N'utazi kuvuga yasenga, n'ufite ubumuga bwo kutavuga yasenga, kuko gusenga kuva mu mutima. Ikindi mbasaba, nubwo mbasaba byinshi, ni ukutagwa mu mutego w'idini. Umutego w'idini utuma umuntu avuga ibintu ku munwa bitari mu mutima. Haleluya. Twebwe abayobora amasengesho, kanyabu cyangwa niho hicara abayobozi, twebwe abayobora amasengesho, twebwe abigisha, dukwiriye kwinginga Imana iteka ikiri ku munwa kikaba kiri no mu mutima. Muranyumva nshuti z'Imana? Idini rirashukana, umuntu agasigarana iby'inyuma no ku munwa bitari byari biri mu mutima. Nimunaririmba abaririmbyi, haleluya, munyumve mwirangara. Nimunaririmba ukajya wumva ibintu uri muririmba bitandukanye n'uko ubayemo, mu mutima wawe hajya haba isengesho rivuga wenda ngo turimo turirimba ngo Mana ngo uhaye ibyanjye byose, ariko ubizi mu mutima kutumvira Imana, kutayihaye byose. Ujye uvuga uti Imana ndimo ndabiririmba ariko mpa kuba byo, ejo tutazatahira idini. Idini rituma Kristo kibiha, idini rituma tubura imbaraga, idini rituma tubaho twihishahisha, tutaryohewe n'ibyo twatura n'ibyo twizera. Ariko iyo
ibyo duhamagarirwa mo ni ukuba byo, si ukwigira byo. Kandi Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Umuntu wese umushaka mu ntege nke ariko amushaka aramwiyereka. Nta nubwo aduhamagarira bwa mbere kugira impano z'ibitangaza, aduhamagarira bwa mbere na mbere kubana nawe. Idini rero rijya rituma tuba mu marushanwa y'impano. Imana itanga impano uko ishaka. Haleluya. Nshobora kuzarinda nsaza ntahanuye, njya nkunda ubuhanuzi ariko bukongera bukantera n'ubwoba, ariko uzi kwihandagaza ukavuga ngo Uwiteka aravuze. Kandi wenda avuze ibintu bikomeye, hari ubwo mbukunda ariko nkumva buteye n'ubwoba. Ariko Imana itanga impano uko ishaka. Bumwizerwa mu byo wahawe, Imana izakongera ibindi. Nta rushanwa turimo ry'akanaka n'akanaka. Tugira umutima ukubana n'Imana umeze nk'uw'abana batoya. Haleluya. Mama yarazanye iby'abamama nyine. Ku cyumweru cyashize twavuze ko twitegura kubaka. Imana ishimwe ko Imana yadushoboje, ugatanga amafaranga yawe ngatanga yanjye tukagura ubutaka bwacu. Imana nibishimirwe. Murabizi twabuguze burimo inzu ntoya ariko yashaje kandi ikeneye kongera gusanwa, kuzamurwa. Rero turi mu gikorwa cyo kuyisana, kandi mu kwizera kwacu twizeye ko Noheli izaba turiyo. Hari umuntu ufatanyije nanjye kwizera? Haleluya. Ku cyumweru twarabibabwiye kugira ngo twitegure gutanga amafaranga yacu uko dushobojwe, hanyuma dufatanye kubaka. Budget iri around cyangwa izengurutse hafi $20,000,000. Imana ishimwe ko igikorwa cyaratangiye kuva mu cyumweru gishize. Hari abakozi b'Imana bitanze gutanga ibitangira, amabuye yo kuzamura ibikuta byasenyutse, amatafari, umucanga, sima. Rero mujye muhaca munahasengera, munahatura ibyiza. Ibikorwa byaratangiye. Ikindi ku munsi w'ejo hari n'inshuti yatwemereye igisenge cyose. Murumva bitarimo kuza? Imana imuhe umugisha. Haleluya. Nimuze dukorera Imana uko dushoboye. Niba ufite menshi utange menshi, hanyuma niba ufite makeya utange make. Ubu gutanga kwanjye kwangana no kwa Sharoni? Ntago kwangana. Ni umwana wenda ashobora gusagura 1,000 kuyo namuhaye nk'umubyeyi, ariko reka dutange nkuko turi. Sibyo? Niba uri umukozi igomwe nyine mushahara, niba ari igice niba uduha wose ntabyo nzi, ariko igomwe uduhe. Uze twubakira Imana. Haleluya. Niba ufite makeya tanga nyine makeya, ariko ndasaba kugira ngo twese dutange. Iyi ni inzu ya Data. Haleluya. Ntabwo ari inzu yanjye, ni inzu ya Data, ni inzu yacu twese. Ni ahantu tuzavugira ubutumwa bwiza tukagubwa neza, ni ahantu bazaza gusenga barushye bakaruhuka. Haleluya. Ni ahantu tuzaba tuvuga iby'Imana, nta kindi kineye kuhakorerwa. Ntituzahabyinira, ntabwo azaba ari disco, ntabwo tuzacururiza inzoga, azaba ari inzu y'Imana duhimbarizamo Imana. Reka rero twese tubigire ibyacu. Ituro niba warizanye warabyumvise ku cyumweru gishize uritange. Ikindi dufite nimero za konte y'inyubako, ukoresha banke washyira kuri Momo, igishoboka icyo ari cyo cyose. Kandi mbwira abana, ndabwira n'abadukurikira online, siko bimeze ra? Dutange twenyine nabo uko babishoboye batange, Imana iduhane umugisha. Ikindi dufite details za buri gikorwa. Umuntu akeneye kuvuga ngo ngewe nzagura sima zose, watubaza twabwira ngo sima twabaze abubatse uko batubariye nizi. Ukeneye kwishyura main d'œuvre abafundi bose, kuko twarapatanye kugira ngo umuntu azakore byose, azamura asakara, ashyiremo plafond, akore plomberie, by'amazi ashyiremo amatara, mwene ibyo bintu byose. Nabwo ushaka kutubaza ngo main d'œuvre nangayo nyizi mu mutwe ni $5,000,000. Twabikubwira. Ukeneye kugura amatafari, ukeneye kugura umufuka umwe wa sima, twakubwira igiciro naho turimo tuzigura, hanyuma tukabikora. Sibyo nshuti z'Imana? Imana yo mu ijuru ibibahere umugisha. Kandi ntibagirwa gushima nanone, kubishimira uburyo mu byitangira. Amafaranga twahereyeho murabizi upatanye nkuko hari ubanza kumuha mugasezerano wenda kuzamuha andi hageze muri rento cyangwa mu gusakara. Amafaranga twamuhaye ku munsi w'ejo $1,500,000 yavuye mu maturo yacu. Haleluya. Iyo utanze amafaranga yawe, twishyuriye isare, tukishyura ibyangombwa tugomba kwishyura, tugasevinga. Urumva tutabikora neza. Rero Imana ibahe umugisha. Ejo nasanze abakozi b'Imana Obed na Bosco barimo bakorayo, n'Imana ibahe umugisha. Amen. Tubyiteho, tubisengere, tubigire ibyacu. Imana izatugirira neza. Amen. Ubyitaho, Imana ikwibuke, ikubakire, kugirire neza. Ariko mwibuke ko ntago tuyiguriza, kuko ibyo dufite niyo yabiduhaye. Amen. Nifuza ko dutanga
atari uko twabigize ikintu cy'igipindi ngo zana ngo urasubizwa. Oya, nifuza ko dutanga dusobanukiwe. Haleluya. Kandi dutanga mwishimwe. Niba mfite akazi, niba mfite icyo gukora, niba mfite amafaranga ninjize, bikesha Imana. Amen. Ndatanga atari igipindi, atari uko nakubwiye ngo numara gutanga ngo ejo uzabona. Wishobora gutanga ntagire icyo ubona. Ariko nezererwa guha Imana ukesha byose, sibyo? Ukesha umwuka uhumeka, ukesha amagara mazima. Uyu mwanzi wa Satani ni umuriganya, ntatwifuriza amahoro namba. Kandi igihe umuntu akora akaronka, ariko amafaranga yose yakoreye nayo yabitse akarangirira mu kwivuza. Imana idutije amagara mazima, iduhaye amafaranga menshi cyangwa makeya, nta kintu twayinganya. Rero uretse ko gutanga kose ufite aho gukora umutima w'Imana, ko gutanga amafaranga kose kuravuna. Buriya nta muntu ugira ahagije, nawe ngo ahora adahagije. Ufite miliyoni 100 ngo ziba zidahagije, ufite 200, ufite miliyari ngo nayo bidahagije. Kubera ko ibiyatwara n'ibiyasaba bihora ari byinshi. Rero Imana ibibahere umugisha. Dufatanye uko kwizera, twitange, kandi agusaba ngo bigire ibyawe. Twese tubigire ibyacu. Amen. Ntihazabureho itafari ryawe. Rizakunezeza, niyuzura uzagubwa neza ko nawe hari icyo wakoze mu bwami bw'Imana. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, hanyuma tuze gusoza ku igaburo ryera. Haleluya. Ijambo ry'Imana nifuza ko tuganiraho uyu munsi, narihaye umutwe uvuga ngo ntituri mu basubira inyuma. Ndakwifuriza kuba muri iryo tsinda. Haleluya. Ibintu biri mu isi ntibigukange cyane. Hazahoraho abantu basubira inyuma, hahoreho n'abantu bajya mbere, uko byaba biri kose. Haleluya. Mu bigeragezo, mu ngorane, mu miraba, hazahora abantu bayicamo bakomeze bajya imbere. Ndakwifuriza rero kuba muri abo. Yesu ashimwe. Haleluya. Hazahoraho n'abantu bagwa, abo bazahoraho. Kandi rimwe na rimwe tutarabimenya biradukanga. Uravuga ati nakanaka yaraguye koko, nakanaka koko yabirekeye, nakanaka wakoreraga Imana, nakanaka wagize gute. Yego, abacogora bazahoraho, nabigira imbere bazahoraho. Ikindi Bibiliya iratubwiye ngo ibibazo biri mu isi biri rusange mu bantu. Nta muntu n'umwe ufite ikibazo cy'umwihariko. Ushobora kutagihuza nanjye cyangwa ntigihure n'icyawe, ariko ndahamya neza ko mu isi hari abandi bantu mubihuje. Haleluya. Dufatanye no kuvuga ngo ntago turi mu basubira inyuma uko byamera uko ariko kose. Sibyo nshuti z'Imana? Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 22:31 tugeze kuri 33. Haleluya. Niba twahageze reka dusome, ndaza no kubasomera muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Satani yabasabye kugira ngo abagosore. Turabizi kugosora, nta muntu ugosora rimwe ngo bibe bivuyemo bya bindi by'imyanda. Ni ugutera hejuru kugeza igihe imyanda itandukaniye n'amasaka, utubuye tukajya ku ruhande ukadutora, bya bishishwa byajemo bikavamo. Satani rero ngo ajya asaba bera ngo kugira ngo agire gute, abagosore nk'amasaka. Ngo ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Petero ameze nk'umuntu utarumvise neza uburemere bw'icyo Yesu yavuze. Aravuga ati, Petero ngiye mfite imbaraga, ntagosorwa turi kumwe no kugera mu rupfu. Ariko turabizi ko yagosowe akanamwihakana. Reka mbasomere muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo nuko abwira Petero ati, yewe ga Simoni, ni nkuko yashyiramo izina ryanjye cyangwa ryawe, yewe ga Hortense, yewe ga Jacqueline, yewe ga Chantal. Nuko abwira Petero ati, yewe ga Simoni, Satani yabasabye Imana. Uzi ko dusaba Imana nkuko yasabye Yobu? Yewe ga Simoni, Satani yabasabye Imana ngo abashungure nkuko bashungura ingano, akunage hirya no hino, ariko tuzanesha. Haleluya. Ikidutera kunesha nuko umwami Imana ari kumwe natwe. Ikidutera kunesha n'ikiduha ibyiringiro byo kunesha nuko hari abandi bera banesheje. Haleluya. Erega uru rugendo sitwe turutangiye, harimo abatubanjirije, harimo n'abazaza hanyuma yacu niba Kristo ataraza gutwara itorero. Uraba mubaye
haleluya. uraba mu basubira inyuma, uraba mu bacogora, cyangwa uraba mu bakomeza imbere. Nukabwira Petero ati yewe ga Simoni, Satani yabasabye Imana ngo abashungure nk'uko bashungura ingano. Icyakora we nagusabiye. Imana ishimwe ko Yesu yicaye iburyo bwa Data na n'uyu musaki gira gute akinsabira, akigusabira. Haleluya. Icyakora we nagusabiye ku Mana kugira ngo utareka kunyizera. Ndagira ngo mwumve aka kantu. Nagusabiye ku Mana kugira ngo utareka kunyizera, kandi numara kungarukira, kuko azanyuzamo abivemo, kandi numara kungarukira uzakomeza abavandimwe bawe. Petero aramubwira ati Nyagasani, njyewe niyemeje kujyana nawe, naho nafunganwa nawe ndetse naho napana nawe. Ayiwe Petero nshuti yacu, haleluya. Ndagusaba, turimo twumva aya masengesho, nako turi muri iyi minsi yo gusenga, turimo twumvira ijambo ry'Imana, kugira ngo ntuyoberwe, ntiwirengagize urugamba rwo mu mwuka. Haleluya. Kutamenya ibyo umuntu ahangana nabyo ni imwe mu mpamvu itera umuntu gutsindwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu bintu bimwe Yesu yavuze iby'uru rugendo, yaravuze ngo nta muntu watanga ikigereranyo. Yaravuze ngo nta muntu wajya kubaka inzu kandi uwo muntu ari umunyabwenge ngo areke kubanza kwicara ngo abare icyo bizamusaba cyose, nk'uko twicaye tukabara icyo bizadusaba kubaka urusengero. Haleluya. Ngo areke kubanza abare, ashaka kubaka inzu ndende y'amatafari, ngo areke kubanza yicare ngo abare bizayigendaho byose, kuko natabara azubaka, nagera hagati bimunanire ngo bazaca kuri iyo nzu yose bamuseke. Ngo niko n'umuntu wenda kujya ku rugamba kurwana, haleluya, akwiriye kubanza akicara akamenya imbaraga z'uwo barwana, akamenya umwanzi we na strategy akoresha kugira ngo amutsinde. Aramutse abimenye, icyo gihe yamutera bigakunda, ariko iyo atabimenye asuzugura imbaraga z'umwanzi. Haleluya. Abera nshuti z'Imana, turi mu minsi yo gusenga, nagira ngo mbabwire ko ikintu Satani ahagurukira kurasa mu mitima y'abera ni ukwizera Kristo. Haleluya. Ntabwo Yesu yabwiye Petero ngo nagusengeye kugira ngo uzakomeze ube umugabo mwiza ku mugore wawe. Nta nubwo yambwiye ngo nagusengeye kugira ngo uzakomeze kuba intumwa nkuru nkuko yari apotre ukomeye. Haleluya. Ndetse yagombaga kuzayobora abandi. Ariko Yesu si ibyo yamubwiye. Yambwiye ngo nagusabiye ku Mana kugira ngo utareka kunyizera. Kubera iki? Iyo umuntu aretse kwizera Yesu, n'ibyo bindi byose bikubitwa hasi. Nta shyaka ry'ubutumwa bwiza Petero yari kugira, kandi n'ubundi yarihishe, ananirwa guhamya ko yari ari kumwe na Yesu. Haleluya. Mu rugamba rero rwo mu mwuka, ikintu Satani azarasa mu mutima wawe, aguteze kurekeraho kwizera Kristo. Ubu umukristo wabihiwe, ubu tuza gusenga, ariko hari igihe umuntu abara mu mutwe ngo ndaza guhura na Hortense, ndaza guhura na Chantal, ndaramukanya na Oliva, ndahasanga Obedi, arabanza iyi ndirimbo akurikizeho iyi. Nta kantu na kamwe mu mutima kerekeye kuri Yesu. Yesu abwira Petero ngo nagusengeye Petero kugira ngo utarekeraho kunyizera. Niki kizana imbaraga muri rugendo? Ni uguhoza amaso kuri Kristo. Haleluya. Ikibazo si ibibazo dufite, kuko bizahoraho kandi biri rusange mu bantu, ariko abarambaraye, abatari muri iri tsinda twifuza kubamo, turimo tuvuga ngo ntituri mu basubira inyuma, uzi icyarashwe mu mitima yabo, barekeyeho kwizera Yesu. Ibibazo byabarushije imbaraga, babihanze amaso kurusha uko bayahanze Yesu. Nasanze rimwe na rimwe no mu minsi yo gusenga, ibyitwa amasengesho, aho kugira ngo dutumbire Yesu, tujya dutumbira ibibazo byacu, amasengesho yacu agahinduka amaganya aho kuyashyira Yesu. Ntiwemere ko umwanzi arasa kwizera kwawe, kandi wibika ko dufite umwinginzi mukuru. Haleluya. Uko yasengeraga Petero niko adusengera yicaye iburyo bwa Data. Haleluya. Nagusengeye Petero kugira ngo utarekeraho kunyizera, utareka kunyizera Yesu, kuko ari umutunzi w'imbabazi. Yarabizi ko Petero azongera akagaruka, ngo kandi numara kungarukira. Kurekeraho kwizera Yesu ni nko guhindukira tukareba aha, kandi Yesu tumusize hariya. Numara kungarukira, kuko yarabizi ko Petero azongera akagaruka, numara kungarukira uzakomeza abavandimwe bawe. Ariko iyo warekeyeho kwizera Yesu, nta mbaraga zikomeza abandi wabona. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwibuka ko amagambo tuvuga, ibyo tubwiririsha, ibyo turirimba, ibyo tubwira bera, buri igifite imbaraga nicyo twita spirit behind. Haleluya. Ntabwo amagambo nkubwira n'undi muntu yayakubwira n'ahandi warayumvise, ariko umwuka uba ubiri inyuma buryo ugira imbaraga kuruta amagambo tuvuga. Icyambo kanyumva. Haleluya. Umuntu uvuga ibintu byizera, umuntu uririmba ibyo yizera, n'uririmba ibyo atizera, n'ubwiriza ibyo atizera, bizagira imbaraga zitandukanye, kandi natwe abafite amaso turabyumva. Siko bimeze? Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya.
muhumure, arimo aratwingingira, ariko aragusaba kutarekeraho kumwizera, kuko nicyo cyico, niho Satani aba aturashe mu cyico. Numara kungarukira ugaruye agatege Petero, uzakomeza abavandimwe bawe. Petero aramubwira ati nyagasani, ngewe niyemeje kujyana nawe, naho nafunganwa nawe ndetse naho napfana nawe. Ariko se yarakomeje? Ntabwo yakomeje, umwanzi yaramurashe. Niyo mpamvu urugamba rwo mu mwuka ruri reyeri. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo mfite ingamba zo gukizwa, ndabishaka, ndagira gute. Urugamba ruri reyeri. Iyo ukuye amaso kuri Yesu uracogora. Niyo mpamvu ikintu cya mbere azarasa ari ukwizera kwanjye, nizera Kristo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya, amen. Abashizemo kwizera iby'Imana ivuga, benshi ntago bazi ko ari ukunyagwa gukomeye, kuko aravuga ngo mu mivugire ya Imana, urabizi sinzakuvaho, sinzajya no mu byaha. Ariko kwizera kurarambaraye, arabishyushye. Abanye n'Imana y'inyabinyoma kuko yaramubeshye, abanye n'Imana itamwitayeho kuko ntiyitaye kubye. Murumva uburyo bibishye kubana n'Imana imeze gutyo. Ariko abera benshi babanye n'Imana imeze gutyo. Umwami Imana tubyukirize kwizera. Mwuka wera yongera kwereka Imana yo kwizerwa. Mwuka wera yongera kwereka Imana y'imbaraga itarananiwe gusa igira inzira zitandukanye n'izacu. Haleluya. Cyamukanyumva. Iyo kwizera kwarashwe kuba gifite agatege, aravuga ati sinzasubira mu byaha, yego, ariko nta mpamvu yo gusenga, nzapfa kugenda kuko babivuze, nzapfa guterana ku Mana, tubanye nabi. Yo kwizera kwarashwe, umuntu ahindukirira Imana akavuga ati Imana, kuki wampemukiye? Kuki wampaye umwana umeze utya? Kuki wampaye uru rugo? Kuki wampaye uyu mugore? Kuki wampaye uyu mugabo? Kuki wemeye ko mvuka gutya? Mana, warampemukiye. Kwizera iyo kwarashwe, nta gatege wagira ko guhangana na Sekibi na Satani n'uwagambiriye kukugirira nabi. Nta mbaraga z'umwuka ziba zihari. Haleluya. Intwaro zacu zose zo turwanisha tuba twazinyazwe, tumeze nk'umusirikare wafashwe mateko, niko bavuga. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umwanzi aza harasa. Ntabwo uyu munsi ikintu cya mbere yabanza kuzana mu buzima bwanjye ari ukuzana ubusambanyi. Yabucisha he? Ntiyabona habucisha. Ariko ashobora kundasa mu bitekerezo, kambwira atari ko rutansa aho wasengera. Urarushywa n'iki? Icyo gitero kirabanguka, icyo gitero gikomangira umuntu wese. Haleluya. Ariko kugiha karibu, bamwe bagiha karibu, abandi ntibagihe karibu. Abakomeza badasubira inyuma, banga ko icyo gitero kinjira mu bwenge bwabo. Haleluya. Bakima icumbi mu mitima yabo. Satani arakuraza akavuga ati aho wasengeye urarushywa n'iki? Hanyuma ukamusubiza ukavuga uti sinzi aho bizava nuko bijyazagenda, ariko Imana yanjye niyo kwizerwa. Ubwo yabivuze, ubwo biri mu ijambo ryayo, nzayitegereza. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Amen. Reka mbabwire ko abantu baguye mu butayu batageze i Kanani, mbibutse ko batagushijwe mu butayu nuko basambanye. Sicyo cyaha tutinya, sicyo gikojeje isoni, sicyo tuvugaho cyane natwe abavuga butumwa. Nta nubwo bibye, ntabwo bagiye mu mirima y'abandi ngo bibe, batakaje kwizera Imana. Amen. Haleluya. Imana yababwiraga ko bajyanye i Kanani, batakaza kwizera Imana mu butayu, barabihirwa. Icyo ariko amasengesho gihinduka amaganya. Ibi biryo bibishye uduha, turarambiwe, wadukuriye y'iki? Kuko bananiwe kwizera inzira y'Imana. Imana yahisemo ko bazunguruka n'imikorere yayo, kuko yahisemo ko bagenda batarwana, kuko yahisemo kubikora mu buryo bwayo. Imana ibabazwa n'imyitwarire yabo. Bose bagwa batageze aho bajyaga, batazize ko basambanye. Niyo mpamvu ikintu cya mbere Satani azatera mu mitima yacu ni ukutubuza kwizera uwaduhamagaye. Haleluya. Imana ni Imana, si umuntu. Ariko sinzi wowe iyo uzi neza ko uzakorera umuntu ikintu, ariko umuntu ntabyizere, wumva ubabaye ko yashidikanyije uri we, ukumva harimo n'ikintu kimeze nko kugusuzugura, ukavuga uti ko mbizi neza ko ibintu uzabikora, kuki atabyize? Uwo ni umuntu. Tekereza Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, uwaguhaye Kristo,
wakuguza amaraso, wakucunguriye kudacira umurimo we hagati, ariko umwanzi akaturasa tukemera tukumva tubana n'Imana y'ibinyoma. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Nongere nkwibutse ngo abaguye mu butayu ntibaguye kuko bishe, kuko bibye, kuko basambanye, bananijwe urugendo, nuko umwanzi yarashe kwizera kwabo. Hagati mu rugendo Mose yagiye gusenga, batamureba, bahindukiriye Aroni baramubwira ati tukorera Imana idushorere itujye imbere dusubire muri Egiputa. Kuko Mose wa mugabo nta n'Imana ibirimo, wa mugabo wari uturi imbere atuyobora, ntituzi uko byagenze, ntituzi icyamubayeho. Si uko batari barabonye imirimo y'Imana, nta muntu mukuru uriho utarabona imirimo y'Imana ku buzima bwe. Ubu nta neza y'Imana nimwe yigeze iba ku buzima bwacu. Ubu nta bintu Imana yigeze kuvuga ko izatugirira bwaki ikabidukorera. Haleluya. Aba bamubwiye ngo dukorere Imana dusubireyo, bari barabonye inyanja itukura cikamo kabiri, bari barabonye ibiryo biva mu ijuru barabirya, bari barabonye amaboko y'Imana, bari barabonye Imana ibarwanirira muri Egiputa. Ubu twese dutekereje nta neza y'Imana nimwe iraba ku buzima bwacu. Hari nyinshi. Imana itugirira ubuntu. Ntiwemere ko umwanzi akurasa, ugambire mu mutima wawe uvuga ngo sindi mu basubira inyuma. Uko byamera, byatinda, byabanguka, ntazi imigenzereze yayo n'inzira yahisemo gukoresha, sindi mu basubira inyuma. Haleluya. Umva Abaheburayo ukuntu havuga kuri ubu bwoko bwaguye mu butayu. Abaheburayo 3:10 kugeza kuri 12 ngo nicyo cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe, nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Mu yandi magambo, mu cyicaro cy'Imana hakicaramo amaganya gusa, hakicaramo kutizera, hakicaramo gucogora. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana yari yarayimitse, ariko umutima mubi, umutima w'amaganya, gutinda kw'ibintu biraje byimuye Imana. Mu yandi magambo, Imana ivuye mu mwanya, hagiyemo amaganya yanjye, n'ibyo naburiye ku Mana, n'ibyo yatinze kuma, n'ibyo byimye, n'ibyo bifashe intebe. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Wongere ushaka n'Imana umwete, nubwo inzira zayo utazumva. Erega ntabwo tuzabyumva byose. Haleluya. Aho kubura kwizera Kristo bibera bibi, bisohora umuntu mu kiruhuko, akaba hari umukristo w'indushyi. Kiruhuko twagenewe kwakira muri Kristo Yesu tukakibura. Kubunza umutima, kutizera Imana, bisohora umuntu mu buruhukiro bw'ukuri buri muri Kristo Yesu. Ariko kwizera Imana kwinjiza umuntu mu kiruhuko. Abisi bashobora kuvuga ngo yabuze ubwenge, abakristo bashizemo kwizera bavuga ati ariko wowe ntunatekereza, nturebe uko abandi bigenza, dore bacaha naha bakirwanaho. Ariko kwizera Imana kuntuza mu kiruhuko, kintera gutegereza Imana igihe izabikorera, kandi ngayitegereza ndi mu nzira zayo, ntirwanarwanyeho mu mafuti. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Wikwemera gusohoka mu kiruhuko, Umwami Imana yera kwinjizemo. Nongere nkubwire ngo isi zahorana abigira imbere n'abasubira inyuma, wowe uraza kuba mubaye. Haleluya. Isi zahorana mwene abo bantu, abigira imbere n'abasubira inyuma, wowe uraza kuba mubaye. Njye nahisemo kuba mu batazasubira inyuma uko byamera kose. Haleluya. Iyo tuvuze ngo uko byamera kose, ni kose. Twariye cyangwa tutariye, twabyaye cyangwa byatinze, twagize ibyago tugapfusha abo dukunda, ni muri byose. Kuko nasanze Imana ifite kontrole y'ibintu byose bitwegera. Nta kintu cy'impanuka mu maboko y'Imana. Haleluya. Ube mu ntwari zo kwizera zitemera kugabanukirwa. Ushobora kurira, bibaho, ushobora no kubabara, ariko jya urira uvuga uti Imana ndakwizeye, ndimo ndarira, nukuri ndababaye, dore Kanaka yambwiye ijambo. Tuvuga umeze nka nyina wa Samweli wahuye na Penina, kandi ba Penina babaho mu nzego zose. Haleluya.
uvuga uti nahuye na Penina, dore yanyibukije ko ntarabyara, yanyibukije ko ntarashaka, yanyibukije ariko ho asengeye ba Penina barahari, Satani arabaprepara neza bakaba mu nzira zacu, ariko Imana nanone ikabyemera neza kugira ngo bidutere guhindukirira Imana. Hari igihe tudamarira mu kibazo tukarekera gusenga, ariko twahura na ba Penina batwibutsa ko turi ingumba bigatuma duhindukirira Imana. Wari ugiye kureka 7 days ugahita uzinjiramo kubera Penina arakabyara. Haleluya, akakujomba bien, umwambuka gucengera n'ijambo. Ariko uzi umuntu ukubwira ikibazo kandi usanzwe ukizi, akakwibutsa ko utarabyaye, none se urabiyobewe? Ni wowe urarana nabyo buri munsi, akakwibutsa ko utarashaka, none se urabiyobewe? Ariko nkaho uzashaka ryari? Uwo ni Penina, none se wowe urabiyobewe? Haleluya. Ariko turiyemeza mu mitima yacu, Mwuka Wera ashyigikira uko kwiyemeza, ukavuga ngo ntabwo ndimo basubira inyuma, ukavuga ibyiringiro bidashira. Haleluya. Paulo yaravuze abwira Abafilipi, ndakwifuriza aya magambo kuyarindira mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe. Mu rwandiko rwo yandikiye Abafilipi igice cya 1:20 ngo kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose. Haleluya. Ndakwifuriza kuba mu bantu bategerezanya ibyiringiro, bitinde bimara imyaka 10 cyangwa 20, ndi mu bantu bategerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye. Iyo umuntu yarambaraye, ntabwo ikuzo ry'Imana, ntabwo icyubahiro cy'Imana kiba kikigaragazwa n'ubuzima bwe. Haleluya. Umuntu ubyishimira ni Satani n'ingabo ze, ariko umuntu ashobora gutegerezanya ibyiringiro. Haleluya. Kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, cyose ni cyose, nta na kimwe kizankoza isoni, kuko Imana yanjye niyo kwizerwa. Haleluya. Ubigambirire mu mutima wawe, bitinde bibanguke, ntabwo uzakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose. Iyo kwizera kwarashwe, ubushizi bw'amanga burashira. Niyo mpamvu Petero, ubundi murabizi, yihutiraga kuvuga, siko yari ameze, yari intyoza mu magambo, yarabangukaga. Ariko ubushizi bw'amanga, iyo kwizera kwarashwe, ubushizi bw'amanga buragenda. Arimo arihisha umugore, uvuga ati nawe uravuga nkabo, ufite ururimi rwo mu rukiga nk'uriya mugabo bafashe, wambaye nkabo. Ubushizi bw'amanga bwa Petero burashira. Umuntu w'umugabo utari umwana. Munzenya bajya batanga baravuga ngo sinzi nimba ari umwami, sinzi wari ugiye cyangwa umutware ngo wari ugiye kubatizwa, ngo bamuporopoza Petero atereka da umuntu wihakanye shebuja yari ikigwari. Mu kuraswa ko kwizera kwacu, ubushizi bw'amanga budushiramo. Ibyanditswe miliyoni wabitse mu mutwe birakama. Ingamba wari warafashe z'uko uzaba umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza zigushiramo. Ingamba z'ubukristo muri iyi si idakizwa zigushiramo. Ubushizi bw'amanga burakama iyo kwizera umwami Imana kwarashwe. Haleluya. Ariko yavuze ngo nzategerezanya ibyiringiro. Haleluya. Mfite ibyiringiro, ibyiringiro bifite ubugingo bitagajuka, ko ntazakorwa n'isoni z'ikintu na kimwe, bikongeramo imbaraga z'ubushizi bw'amanga utazi aho zivuye. Bano bakajya bagira atari kugira ngo yarasaze, umwete ahorana, byiringiro ahorana bikura. Imibare y'abantu batizera Imana ntizigera ihura n'iyacu, ntibikanakuvune. Aho bareba siho tureba, aho baronkera siho turonkera, aho bategereza siho dutegerereza. Haleluya. Ntukavunwe rero n'imirebere yabo n'imivugire yabo. Twebwe turasenga, tukanakora bisanzwe inshingano zacu, ariko amaronko yacu abitswe kwa Kristo. Ibyo tugenerwa tubihabwa na Kristo. Yabikora mu kanya ko guhumbya no guhumbura, nkuko yahitamo ko bitinda, kugira ngo atoze amaboko yanjye yo mu mwuka. Haleluya. Yubake kamere ye muri njyewe. Ariko iyo byatinze aranyubaka, ntabwo tuba turimo gupfa ubusa. Njyewe n'umwami wanjye nta mwanya upfa ubusa muri ubu bwami. Abanyigisha gutegereza no kwihangana. Haleluya. Amen. Iyo kwizera kwawe kwarashwe, ubushizi bw'amanga burazima, kandi data akeneye abera bafite ubushizi bw'amanga, bari mu bibazo ariko bafite ubushizi bw'amanga. Ijambo ryabo rihamye ibyiringiro bafite mu mwami. Barwaye, bababaye, barize, ubuhemu bw'abantu bahuye nabwirwa ku isi yabo, ubuhemu bw'abantu, kandi it's no more. Se we nta muntu urahemukira? Umwe se, babiri se, twarahemutse. Ntabwo wigeze uhemuka, mwebwe mwavuze ikintu mu gitagatifu mukomerezamo. Twagiye duhemukira abantu. Ku isi rero hari ubuhemu bw'abantu. Ubuhemu bw'abantu buzatugeraho, kuko ni abantu badafite Imana yuzuye muri bo. Bashobora no guhemuka bari mu nzu y'Imana, kuko Kristo atazagwirira muri bo. Ni ibisanzwe, ariko data ni ukuri ntabwo ahemuka. Haleluya.
uwemerera ko ubuhemu bw'abantu bukugeraho nuko ashaka kukwigisha imbabazi kurusha ibitambo. Arashaka kukwigisha kubabarira abaguhemukiye, kandi bataguhemukiye ntabwo wamenya ko izo mbabazi wajya ugira ngo warabishoboye, kugeza igihe bazaguhemukirira abo wizeraga hanyuma none ukavuga ugasanga ko umutima wawe nta mbabazi zihaba, none ugasaba Imana uti nasanze nta kigenda. Ni imbabazi zo kubabarira abantu. Haleluya. Kuki ibi ndimo kubikubwira ni ukwibutsa bigashimangirwa mu mutima wawe ko ibibazo urimo n'ingorane mpura nazo ziri rusange mu bantu bose. Haleluya. Nta kintu gishya kizaduka munsi y'izuba. Abantu barambaraye hasi uyu munsi ni abantu babona Imana yarabahemukiye, ni abantu ubuhemu bw'abantu bwagezeho akarambarara akumva yapfa cyangwa isi yakwasama ikamumira. Ariko muri abo bantu bagezweho n'ibyago, muri abo bantu batekereza ko Imana yatinze yabahemukiye, iteka hazahoramo amoko abiri y'abantu. Hazahoramo ababicamo bakigira imbere, hahoremo n'abandi barambarara. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Hari abakobwa batereranywe na bafiyanse babo cyangwa n'abahungu babateye amata. Hari abahungu bavuze ngo ntituzongera gushaka ngo kubera ko nahuye n'umukobwa wahoze ari umurokora ari umuririmbyi ngo buke yarampemukira, ngo ubwo nuvuga ko nta bakobwa babaho, agahita bihirwa akareka umurimo w'Imana. Hari abagore barekeye gukomeza gukurikira Imana kuko abagabo babo babaye babi. Hari abagabo babihiwe mu rugendo kuko abagore babo babaye babi. Ntibagifite ubushizi bw'amanga bwo kwamaza Kristo, ntibagifite imbaraga zo kuvuga Kristo ngo kuko bahuye n'ubuhemu bw'abantu. Ariko hari abandi wifuriza kubamo, haleluya, bahuye n'ibyo byose ariko baravuga ati uyu ni umuntu, ariko Yesu ntabwo ahemuka. Turakomeje kandi twiringiye ko mu bintu byose tutazakorwa n'isoni. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Ubushomeri bushobora gukubita hasi, guhomba bishobora gukubita hasi, ariko reka nkwibutse ko mu bahombye utazibeshya ko abahombye bose ariko bavuye ku mwami. Harimo abahombye ariko bakomeza bakorera Imana, harimo abapfushije n'abatarabyaye bakomeje gukorera Imana. Haleluya. Ikibazo kituriho tuba twibwira ko uko twarambaraye ariko n'abandi bose barambaraye. Hariho itsinda ritarambarara. Haleluya. Ndakwifuriza kuba muri iryo tsinda. Haleluya. Ubushizi bw'amanga burimo burakamuka mubera. Tuzagira ubushizi bw'amanga ariko ibintu byose byaciyemo. Abantu bazabwiriza ariko bahiriwe. Ayo mahirwe y'impande zose ariko ubundi abaye ngo muyandangire. Amahirwe y'impande zose wakebuka ahantu hose ugasanga hose. Yobu yagize ibyagapfusha abana, amatungo amushiraho, asigarana n'umugore wa kasha. Njya nibaza abana bagarutse Imana yagiye kumuha abana ikamuha n'ubutunzi, ese umugore yarakijijwe? Wabona yaragumye hariya ameze kuriya. Oh, Pawulo yarasenze aravuga ngo yasabye Imana rimwe kabiri gatatu sinzi kangahe ngo Imana imukoreye igishaka. Ngo Imana iramubwira ngo ubuntu bwawe burampagije, buraguhagije. Mwarese tukareba uruhande rw'ubuntu ko ari bwinshi. Njya mbara ubuntu Imana yangiriye ngasanga ni bwinshi cyane. Ushobora kuvuga uti yego wowe nibyo wera ukugiriye ariko ibindi za ntuzi umubare wabyo, ushobora no kubuziho bike. Ariko ubu ndeke kureba uruhande rw'ubuntu ngo nuko ibindi za biraha. Uzi ko hari ibintu nsengeye iyi myaka yose maze mu gakiza kandi maze kuba myinshi 20 n'ingahe ni hafi gufeta 25. Uzi ko hari ikintu maze imyaka 24 nsengera. Uzi ko hari ibintu nako si kimwe. Ubu ndeke kureba uruhande rw'ubuntu ngo Mana ngo warashutse, ntishukana, ntibeshya. Ubuzima bwacu buri mu kiganza cyane, ifite control ya buri kintu cyose. Wirambarara kuko iyo urambaraye wisohora mu buruhukiro, ugahorana imihangayiko idashira, imbaraga z'ubumana zikagushiramo, imbaraga zo gusenga zikagushiramo. Ubuntu Imana yasutse ku buzima bwawe bwagombye kugira umumaro, kuko Yesu yabwiye Petero nagusengeye kugira ngo utarekeraho kunyizera, nugaruka uzakomeza abavandimwe bawe. Kubera iki? Iyo turimo kugenda nta mbaraga zo gukorera Imana namba umuntu yagira. Nizo umuntu akoresha ziba ari iz'idini zo kupfa kubeshya beshya. Haleluya. Umurezi wacu Satani azerera nk'intare ashaka uwo yaconcomera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:8. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Iri tsinda rero ridasubira inyuma. Haleluya. Twaravuze ngo ntago azaduconcomera. Amen. Guconcomera nukumira bunguri.
ukamira burundu, ibyiringiro bikarengerwa, impano z'Imana zikazima, uburyohe bw'agakiza bukagushiramo, ugasigara uri indushyi kandi uri muri Kristo Yesu. Ariko reka ufatanye kuvugana nanjye ngo twebwe ntazaduconcomera. Arazerera azunguruka ashaka abaconcomera, aconcomera abande abakuye amaso kuri Kristo. Kuko iteka nukura amaso kuri Kristo imira bizaba ari myinshi, ariko amaso yawe nutumbira kuri Kristo uzavuga uti icyo nzi nuko ayirusha imbaraga. Uvugana n'imiraba ari kumwe nanjye, utegeka byose niwe mpanze amaso. Haleluya. Bituma uvuga uti ntazanconcomera, mubamira sindimo, kandi uko nukuri nzarinda nsaza ataramira bunguri. Haleluya. Ndakwifuriza ko tugendana ngewe nawe tukazarinda dusaza atatumize bunguri. Sinabasha kubivuga byose nk'uko biri, ariko iyo umuntu akuye amaso kuri Yesu, uko Yesu yabwiye Petero ngo nagusengeye kugira ngo utarekera kunyizera, amaso tuyerekeza ahantu hatandukanye. Hari ubwo tuyerekeza ku bibazo byacu n'ingorane zacu ndetse no ku baduhemukiye, ukagenda ukanga umuntu. Hari abagore banga abagabo babo, hari abagabo banga abagore babo, hari abanga ba nyirabukwe, hari abanga. Mbese amaso yavuye kuri Yesu yagiye kuguteje ibibazo. Simvuga ko abantu baba bataguteje ibibazo, abantu bateza abandi ibibazo bazahoraho. Haleluya. Kuko ubwami bw'umwijima burakora. Amen. Ibyo si byo kwigisha abanyarwanda kuko barabizi. Abanyarwanda bazi inzangano. Twabibwira wenda abana bato, ariko abantu bakuru bagiye bahura n'inzangano z'abantu. Iyo ukuye amaso kuri Yesu, abantu bizera ibintu bibiri kandi bitagira umumaro. Hari ugushyira amaso, ndako bakura amaso bakayashyira ku bintu bibiri. Hari ugushyira amaso ku bantu baguhemukiye, amanywa nijoro utekereza uwaguhemukiye. Amanywa nijoro gatekereza gupfa k'ubuzima bwawe n'ibibi byakugezeho. Gatekereza uwatumye umera gutyo, kamwanga, kwiyanga, kabihira ugasohoka mu kiruko Yesu yakugeneye. Ahandi hantu hatuma tunanirwe twakuye kuri Yesu amaso ni ukuyashyira kuri twebwe ubwacu. Nagira ngo ubwire ko uri umunyantege nkeya, nagira ngo ubwire kugira imbaraga nkeya ku buryo udakwiriye kwiyizera. Uzi ko ushobora kuryama mu gitondo wajya kubyuka bikanga, kandi wararanye ingamba, kandi utarwaye, wajya kurambura akaguru ntikaveyo. Uri umunyantege nke, ndi umunyantege nke, ku buryo kwishyiraho amaso nk'ayahango rutanse ni ukunyagwa. Mu bicogoje abantu rero nibitumye abantu babura uburyohe bw'agakiza ni ukwiyerekezaho amaso, agahita abona ubuswa bwe n'amashuri atize n'amafaranga atatunze n'ayo adafite, akareba uburwayi bwe akabona arapfuye birashize. Niyo mpamvu Yesu yifuza ko nta kindi kintu cyamwimura mu mutima. Emera Yesu wicare mu mutima wawe. Haleluya. Muhanga amaso. Amen. Kura amaso ku bantu. Mu bantu kandi habamo abahemuka, harimo n'abandi wari utegerejeho ineza bagucaho batayiguhaye. Cyangwa hari abandi ureba ukabategerezaho amakiro. Amakiro Imana itanga yacishije mu muntu, burya ni Imana iba yabigennye. Abera icyama mu kanyumva. Iyo itabigennye, umuntu niyo yaba agukunda kandi ashobora byose, ndako ashobora byinshi, agucaho nk'atakubonye. Iyo utabimenye rero, iyo wakuye amaso kuri Kristo, usigara wararakariye abantu, warabijunditse. Cyangwa iyo bashakaho ubutabazi, tabutegereje ku Mana, hora ukora ari bukorera, babone ko se bangirire bati babashije iki Imana itakibacishije. Haleluya. Reka ndangirize muri Habakuki 3:17 kugeza kuri 19. Basoma Bibiliya turahazi. Haleluya. Kandi tujye kwegera ameza y'Umwami. Habakuki 3:17-19 aravuga ngo naho umutini utatoha. Hari abantu bafite Bibiliya, reka dufatanye gusoma. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza. Haleluya. Niturabo gusubira inyuma ngo turimbuke, nta kabuza. Hejuru byacitse, ibintu byabuze, amakonti ari vide, ari muri minus, banke ibintu byose byasaze nk'ibyakunze. Ariko umva uko kugambira, nta kabuza ko nishimana Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Haleluya. Byapfuye ntibyaciyemo, byanze, ariko njyewe
haleluya. Nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Haleluya. Nta kabuza. Nifuza abahungu n'abakobwa bashobora ngo nta kabuza, abagore n'abagabo bashobora ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Erega icyo Yesu yampaye kiraruta kure ibyo azamfumbatisha byose mu rugero rwa hano mu isi. Haleluya. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, amafaranga yanjye sizo mbaraga zanjye, abankunda sizo mbaraga zanjye, abanyanga ntibacogoza imbaraga zanjye kuko sibo. Uwiteka nizo mbaraga zanjye. Haleluya. Iyo Uwiteka kubereye imbaraga nukuri ntuba mu basubira inyuma, uzaba mu bantu bahora bigira imbere, batazi uko bigiye imbere, atari uko ibibarwanya byabaye bike, ariko Uwiteka bimukuraho amaso. Haleluya. Uyu murongo wa 19 muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo Nyagasani uhoraho niwe untera imbaraga, antambagiza ahirengeye, amakugenda nk'imparakazi nta mpungenge. Mwumva iryo jambo. Haleluya. Nyagasani uhoraho niwe untera imbaraga, antambagiza ahirengeye, antambagiza ku misozi, amakugenda nk'imparakazi nta mpungenge. Imparakazi murayizi cyangwa kakandi twita agasha, kagenda kitera hejuru nta mpungenge, katazi ko intare yakarya, katazi ko bakarasa bakakagira umuhigo. Ariko iyo twizeye Uwiteka, haleluya, aduhindura nk'imparakazi, tugatumbagira muri iyi si irimo amakuba n'ibyago, ariko tukagenda nta mpungenge kuko atubereye maso. Reka tumuhe icyubahiro. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Genda wumva ijambo ry'Imana urishyizeho umutima wawe wose. Sibyo nshuti z'Imana?